Nawe waba uri umwe muri ba bantu bigeze bibaza impamvu ki hari abakobwa bamwe na bamwe cyangwa se usanga bavuga ngo yego abakobwa b'iki gihe ngo iyo umusore abegera agiye kubabwira ko abakunda ashaka ko bakundana ngo barahakana bakavuga ngo hoya, kubera iki abakobwa bakunda kwanga abahungu, kubera iki iyo bigeze ku kintu kigendanye no gutereta ari abahungu babwirwa hoya, cyangwa se wa mugani kubera iki bahabwa indobo, genda bite? Uyu munsi ndashaka kugira ngo turebere hamwe impamvu ki ishobora gutuma umukobwa uri gutereta umubwira ko umukunda akaguhakanira akakubwira ati nta rukundo rwawe nshaka cyangwa se ntago ndi tayari, cyangwa akakubwira ati njyewe ntago ndakura iwacu ntibanyemerera ibintu nk'ibyo. Uyu munsi tugiye kugaruka rwose kuri icyo kintu turebe impamvu ishobora gutuma umukobwa ashaka kuguhakanira akakwima urukundo kandi wowe wumvaga nta kintu utakoze, wakoze ibintu byose bibaho bishoboka kugira ngo akwemere ariko still bikanga bikaba iby'ubusa. Nibyo rero turi bugarukeho uyu munsi. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel nitwa Delphine Umuhoza. Hano dukunda kugaruka ku bintu bigendanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tugafashanya mu buryo bwo kwigishanya, umuntu akamenya ibintu runaka, ibyo tutari tuzi, ibyo dufitiye amatsiko tutigeze tubasha gusobanukirwa, ni nabyo tugarukaho cyane by'umwihariko. Ariko uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu kigendanye n'imibanire. Turarebera hamwe ikintu kijya gituma abahungu rimwe na rimwe batereta abakobwa ugasanga barabahakaniye. Kuki abakobwa bakunda kuvuga hoya igihe abahungu babaterese? Biba byatewe n'iki? Ni ibihe bintu biba bitagenze neza malgré yuko wowe wakumva wakoze ibyo ushoboye byose kugira ngo umukobwa akwemere. Hari ibintu rero bitatu bishobora gutuma umukobwa aguhakanira ubundi tubanze tumenye muri rusange kubera icyo umukobwa ashobora kumakanira. Njye nakoze ibishoboka byose, ndi umusore mwiza, mfite amafaranga, mfite akazi, ndiyubatse, wenda ndi umuntu wateje n'imbere iwacu n'abantu abantu bose baranyemera. Kuki umukobwa ashobora kumakanira? Ese nuko ndi mubi cyangwa oya? Hari ibintu bitatu ubundi bishobora gutuma umukobwa aguhakanira. Icya mbere ashobora kuba atiteguye, icyo ni ikintu ugomba kumenya. Akaba atiteguye akumva rwose ibyo bintu ntabwo ari ibintu yiteguraga muri icyo gihe, ntabwo ari muri gahunda zo gukundana, afite ibindi bintu ari fokaseho bigatuma aguhakanira. Icya kabiri bishobora guterwa na past yiwe. Ashobora kuba agisohoka muri relationship yamukomerekeje, yamubabaje, ugasanga yakundanye n'umuntu amwizeza ibitangaza cyangwa se aramukomeretsa cyane ku buryo ataba ari tayari yo kugukunda, noneho bityo wamutereta agatangira kukubonamo wa wundi yahoze akundana nawe, bityo bigatuma aguhakanira. Ikindi ashobora kuba yarihaye igihe runaka cyo kuzahiringa, akaruhuka mu mutwe we akavuga ati njyewe ndashaka kubanza nkiyubaka muri ubu buryo kugira ngo ntangire kujya mu rukundo. Ibyo ubundi ni ibintu biri logique bisanzwe bishobora gutuma umukobwa aguhakanira habaye nta zindi mpamvu zindi afite. Ubundi ibyo nibyo bintu bya mbere by'ingenzi ugomba kumenya. Ariko noneho reka tujye kuri bya bintu noneho bishobora gutuma umukobwa aguhakanira bitari ibyo ngibyo. Bishobora kuba biturutse no kuri wowe ubwawe. Wowe ushobora kwiteza, wamwegera ugira ute ugasanga bitumye umukobwa kwanga. Nawe wisuzume urebe ko utafite kimwe muri ibyo ngibyo bikaba byaratumye uwo mukobwa runaka wateretaga aguhakanira cyangwa abuterese bose bakwanga, ukibaza impamvu bakwanga kandi mu by'ukuri wenda ushobora kuba ufite kimwe muri ibyo. Ikintu cya mbere rimwe na rimwe dutinya no kubyemera, ariko bishobora guterwa n'uko umukobwa utamukurura. Nuko nawe ushobora kureba umukobwa ukabona ntabwo ukurura, n'umukobwa bimubaho ashobora kureba umuhungu akumva ntabwo amukurura. Kuri we ntabwo wujuje features z'umuntu yakunda, arakureba nyine akabona ntabwo umukurura, ntabwo wenda uri mwiza mu buryo abishakamo, cyangwa se uko umeze nyine ubwabyo ntabwo bimukurura. Iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu. Ariko iyo bimaze kuba ibintu bya buri gihe, abakobwa bose bakwanga, ntabwo aba ari ikibazo cy'uko utakurura umuntu, kuko byanze bikunze buri muntu wese agira abantu akurura kimwe n'uko agira abantu bamukurura. Ubwo rero bishobora guterwa n'ibindi bintu. Icyo kintu ni igiki? Akenshi ab'iki gihe bakunze kubyita ngo ni red flags, aho usanga umuntu hari ibintu runaka afite bituma abantu batajya bamwiyumvamo. Usibye n'uwo mukobwa utereta n'inshuti zawe rwose wenda zishobora gutinya kubikubwira, ariko niko umeze. Icya mbere uriyemera cyane, ukiyemerana mu bintu bitari na ngombwa, ugashaka iteka kuhora uri imbere. Bishobora gutuma abakobwa rwose bavuga ati uriya muntu umeze kuriya ntabwo byashoboka. Ni wa muntu buri gihe iteka uvuga ko ibintu byose abizi. Ni we muntu mu kiganiro ushaka kudomina abandi akagaragaza ko azi byinshi kurusha abandi. Ni wa muntu ushobora kwiyemera ikintu cyose, icyo azi n'icyo atazi cyose arakijyamo. Ni wa muntu ushaka ibintu byo hejuru bihenze byo kugaragaza ko ari umuntu wahatari. Ni ukuvuga ngo niba ufite pride yo ku rwego rwo hejuru ku buryo wumva kuri hejuru y'abantu bose, iyo ni red flag ikomeye cyane ku bakobwa, ishobora gutuma n'umukobwa rwose akwanga. Ahantu hose uri urashaka kudomina, kugaragaza ko uri umuntu uruta abandi bantu bose, mu nshuti, mu bavandimwe, mu kazi, aho usengera, aho utuye, abantu bose baba bazi ko uri umuntu ukunda kwigaragaza ndetse no kuvuga cyane kurusha abandi. Ikindi bishobora guterwa n'uko utazi icyo nakwita nka poor communication, utazi kuganira n'abantu. Hari abantu iteka uko muganiriye byanga. Kubera iki? Kubera ko uko muganiriye ashaka ikintu wenda gusebyaho no kujya kugusuza byoroshye. Reka mfate nk'urugero rworoshye. Abasore benshi nibo nkunda kubona babigira.
ugasanga umuntu arashaka kukubwira ko usa neza ariko kugira akubwire ngo urasa neza akahita akubwira ngo yego ko wabyibushye cyane, wego ngo ko wananutse cyane, kuri we akaba yumva ko ari kubikubwira yumva akwishimiye, ariko mu by'ukuri insuhuzanyo ye cyangwa se salutation ye buri gihe wari ko wabyibushye cyane, ko wananutse cyane, kuri we akaba yumva ari compliment cyangwa se ari kukubwira ibintu byiza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari kukubwira icyiza, kuri wowe birahita bigusubiza hasi, noneho bityo bigatuma uwo muntu mutabasha kuganira neza. Ni ukuvuga iki, kugira ngo ubashe kuganira n'umuntu ugomba kubanza kumwumva, ukamumenyera, ugasobanukirwa ibyo akunda, ugasobanukirwa n'ibyo yanga, ibyo ngibyo rero ukanamutega amatwi. Ibyo rero nibyo bituma communication yawe n'umuntu ishoboka. Iyo rero ibyo byose utabishoboye ntabwo ubasha kumenya icyo umubwira, bityo rero niba mutaganira ntabwo bizatuma umuntu akwemera, azakubona iteka nk'umuntu utumva cyangwa udatega amatwi, bityo bitume aguhakanira. Niyo mpamvu abakobwa bose wegera baguhakanira bakwanga kuko utazi gukominika. Iga rero ikintu kigendanye na communication, umenye ngo abakobwa bavugisha gute, bababwira ibiki, ni ibiki bagomba kubabwira, ni ibiki batagomba kubabwira, kugira ngo wirinde ko umukobwa ashaka kugutera indobo kandi wari wujuje ibindi byose bisaba, ari kukazira akantu kamwe gusa kuko wananiwe gutega amatwi, kuko wananiwe kuganira. Ikindi kintu gishobora gutuma abakobwa bakwangira bakaguhakanira igihe cyose ubaterese cyangwa ubegera ushaka ko mukundana, harimo ikintu cy'agasuzuguro. Ugasanga umuntu nta muntu yubaha, umuntu wese utambutseho aramubona nk'ikintu nk'ikimbwa ihaze, arakandagira, arabwira nabi, mbese ikintu kigendanye no kutubaha abantu ni ikibazo. Noneho kutubaha abantu ntabwo bigarukira mu magambo gusa umuntu yavuze, ahubwo bigaragarira no mu myitwarire yawe. Ugeze ahantu utangiye kwihereza ibintu byose, umukobwa akujyanye mu nshuti ziwe kugira ngo zimenye cyangwa nazo zikumenye, utangiye kuvuga amagambo ari aho ngaho, ubwo nyine no ku magambo ndahita njya kuri iza mvugo zacu za buri munsi nazo zigaragaza agasuzuguro no kubura ikinyabupfura. Ugasanga rwose umuntu aravuga amagambo y'ikinyabupfura gikeya, aravuga ibishegu, aratukana mu bantu, cya kinyabupfura nyine kibanza ugasanga ntacyo afite. Ibyo byose nibyo bishobora gutuma umukobwa aguhakanira kubera gusa wazize amagambo wavuze n'ikinyabupfura cyawe. Ikindi buriya gishobora gutuma umukobwa aguhakanira, hari igihe usanga abakobwa benshi cyane cyane abaciye mu rukundo rukabababaza, niba usanga barasetinze ikintu kimeze nka standards cyangwa se nka boundaries, ugasanga aravuga ati ngewe umuhungu nzongera gukundana nawe agomba kuba yujuje XY, agomba kuba adakora ibi, agomba kuba adakora ibi, agomba kuba adakora ibi ngibi. Noneho wowe ugasanga izo standard yaranazikubwiye, ngewe sinakundana n'umusore umeze gutya na gutya, umusore umeze gutya ntabwo byashoboka. Noneho wowe ukifata na ya arrogance yawe, ugasanga rwose urifashe, uravuze ati ngewe sinshaka kugura umukobwa indabo, ngewe sinshaka gusohokana umukobwa, ngewe sinaha umukobwa amafaranga, kandi wenda muri standards afite arashaka wa muntu caringa, uri romantic, uzi love language icyo ari cyo, akamenya icyo gukora, akamenya ngo ngewe niba nkunda iki ngiki azakinkorera, ariko uricaye ati ngewe niwacu ntawe wigeze umfetera anniversaire, nanjye ntawe nzayifetera, umwana nzabyara bizagenda gutya na gutya. Ugasanga wowe ukuri kwibwira yuko uri kumudiscipline no kumushyira ku murongo, ahubwo uri kumusunika. Iteka abakobwa bose muhuye n'ibyo babwira, gusa urumva ari nde mukobwa uzakwemera. Banza wiga umuntu, usobanukirwe, umenye ngo uyu muntu akunda iki, ese nakora iki kugira ngo iki kintu mbashe kukimuha, noneho tubashe guhuza, bityo bizakorohera. Ariko kandi iteka ntabwo ikibazo gihora ku bahungu gusa, indi mpamvu ishobora gutuma umukobwa aguhakanira bishobora kuba ikibazo cye, wenda kubera past relationships yanyuzemo, ntabwo yizera umuntu n'umwe, kuko yizera rwose akajya kuri akavuga ati ngewe ntabwo byashoboka, uyu muntu umeze gutya sinamushobora. Ugasanga ni wa muntu ushaka kugukontorora, iteka ashaka muvugane buri gihe, mwirirwane buri munsi, mujyane ku madate ya buri gihe, iteka ahora avuga agaragaza yuko muri kumwe, kandi wenda wowe ntabwo ubikunda kubw'impamvu runaka, wenda nawe ufite impamvu utabikunda, ufite akazi katabikwemerera n'ibindi nk'ibyo. Noneho ugasanga trust issues zizijemo, kuvuga ngo uriya muntu ngiye sinamwizera, ngo umuntu utazakora ibi bintu ngo ntabwo byazigera bikunda. Noneho ugasanga ikibazo ntabwo ari wowe gusa, ahubwo ni abakobwa ufrekanta. Ibyo rero bikatuzana ku kintu gikomeye, ahantu ujya kurebera abakobwa ni hehe. Niba iteka ujya kureba abakobwa ahantu hamwe kandi abo bakobwa baho hantu ugasanga ntabwo muhuza, hindura igice uri kujya gutereteramo. Niba warebaga mu rusengero gusa, utangire urebe no mu nshuti, utangire urebe no mu bavandimwe. Niba wenda bavuga ati ngenda umukobwa tuzahurira mu kabari cyangwa se tuzahurira ahantu runaka habereye ibirori niwe nzafata, tangira uhindura environment, ujye n'ahandi, ujye muri za gym, ukore sport, ujye ahantu hahurira abantu benshi. Ushobora kuhahurira n'umuntu mushobora kumvikana, bishoboka ko abantu muhurira muri icyo gice mudahuza kubw'impamvu runaka, ariko ugahindura na environment urimo, kuko akenshi rimwe na rimwe hari igihe usanga ikosa riri mu kuba tureba types zimwe gusa z'abantu, ugasanga twishyiriyeho amabwiriza avuga ati ngewe ngomba kureba umukobwa umeze gutya na gutya, noneho ugasanga uwo umeze gutyo nawe ntiyakwemera kubw'impamvu runaka. So rero hindura environment niba ushaka ko abakobwa batazongera kugutera indobo kenshi gashoboka. Icyanyuma nsorezeho gituma abakobwa benshi bakunda no kwanga abahungu batanamenya, ni abahungu batumva. Wa muntu wakanira agakomeza yensista, niba uvuze hoya akavuga ngo ya ngo ndabizi ngo tugerageze ngo twongere wapi, uramubwiye ati mugeze ahantu akakubaza ati urafata iki, ukamubwira ati fanta,
umbwira ati hoya ariko gerageza wenda n'aka kandi, ati hoya nayo ntago mbishaka wenda uyu munsi ndumva nta mood ndimo, ngo hoya guki, agakomeza yensista. Wa muhungu utumva. Biriya bintu ni ibintu bibi cyane, bibi cyane bituma abakobwa benshi banga abahungu. Kuko iteka iyo umuhakaniye ku kantu gato ntiyumve, uhita ubona ko n'ikindi cyose uzamubwira atazigera cyumva. Bityo n'icyo uzamubwira ugishaka ntago azacyemera, ahubwo ahora ari umuntu ukora ibitandukanye n'ibyo wowe wamusabye. Niba rero hari kimwe muri ibyo ngibyo byose mvuze nawe utekereza ko gishobora kuba ushobora kuba ufite cyangwa gishobora kuba cyarakubayeho, nicyo gihe kugira ngo icyo kintu gihindure. Kandi wumve ko guhakanirwa ntago isi birangiye, nkuko nawe guhakanira umuhungu ni kimwe nk'uko umukobwa ashaka kuguhakanira cyangwa se umuhungu agahakanira umukobwa. Ibyo bibaho rwose, byumve nk'ibintu bibaho, ahubwo ushaka aho byapfiriye maze ubikosore. Nizere rero ko ibi ngibi uko mbivuze byose bigiye bitandukanye bishobora gutuma umukobwa akuhakanira mu gihe uri gutereta, utangira kwisuzuma nawe ukamenya icyo ugomba guhindura. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se nawe niba hari impamvu ufite wahakaniye wangiye umuhungu cyangwa se ujya wahakanira abahungu, bitwandikiye muri comment kugira ngo tuganire n'abandi babonereho bige, kugira ngo tubashe kurushaho twese kwigishanya, noneho tumenye icyo gukora ni igiki, icyo kwirinda ni iki. Urakoze cyane, reka nkubwire ngo niba uzi ko hari umuntu iki kiganiro cyagira umumaro, ntibibagirwe gukanda share, kandi niba uri mushyashya aha ngaha ukore subscribe kugira ngo tujye duhora tuganira duhuza ibitekerezo. Urakoze cyane, reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza.